mpano Imana yampaye ngewe uzi niyo mpano gusa yampaye impano yo guseka yego impano yo kuvuga bazi yego si kabiri yego cyaki baze cyawe impano yo guhanura yego si gatatu impano yo kubwiriza yego si kane yego imana ivuga butumwa. uyu munsi rero iya mbere yo guseka twayikoresheje sibyo iyo kuvuga baze nabyo biri gukora nabyo uri kuyivuga ariko yumvikana cyane yo kuririmba yego gatatu no kuririmba se yo kuririmba nibwo baze yumvikana yego gatatu ubuhanuzi yego Julie urampanurira ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Turabasuhuje abakunzi bahinduka official wahisemo neza gukurikirana hinduka official tubona gushimira abo bakoze subscribe share comment ariko mbasaba nimbabazi kugira ngo nimba bitakugoye unyemerere ku nshuto ufite udusharingireho abandi nubwo baba babiri cyangwa batatu bazamenya neza ubwami bw'Imana cyangwa se bazamenya ko hinduka official hari ibintu byiza bihabera aruzahabohokera aruzakirira uburwayi mbese ibintu byinshi nzi neza ko bizahinduka mfatanyije nawe nunyemerere unshigikire twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izabidufashamo nzi neza ko Imana izadushigikira ariko natwe dufatanyije nawe wabikoze ndagushimiye nawe utarabikora ngushishikarije kubikora ko nta gihombo kirimo kandi Imana izatugirira neza rero mbasabiye umugisha Imana ibagirire neza. Vuga ngo babandi bari muri bamwe mu bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali babandi bamwe mu bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali niyo mpamvu turi kumwe na Mukeshimana Julienne niyo twaje kugira ngo tuganire tuvuge uko Imana ikora tuvuge ku mbaraga z'Imana. Julienne tumuhaye karibu muratwihanganira twese Imana yaduhaye impano yo guseka tugomba kwisekera nimutwibazeho uzi Imana yampaye ngewe uzi niyo mpano gusa yampaye impano yo guseka yego impano yo kuvuga bazi yego si kabiri yego cyaki baze cyawe impano yo guhanura yego si gatatu impano yo kubwiriza yego si kane yego imana ivuga butumwa. uyu munsi rero iya mbere yo guseka twayikoresheje sibyo iyo kuvuga baze nabyo biri gukora nabyo uri kuyivuga ariko yumvikana cyane yo kuririmba yego gatatu no kuririmba se yo kuririmba nibwo baze yumvikana yego gatatu ubuhanuzi Julie urampanurira ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Nukuri ejo ndawe umuntu wanyandikiye ngo konkoride ngo kuhorana n'abahanuzi ngubwa makuru yawe y'ibizaza byose ntububizi none se ubu wowe wakubaza ndi imbere kuri iyi kamera reka nanjye nkubaza akantu ubu no kuvuga ngo igihe wagiye ubonanira n'abakozi b'Imana banakubwira n'ibyawe nta muntu nakubwira ibyawe nyine ngi kibazo dukorana ibiganiro ntimumpanurire mugahanurira abandi munziziki uyu munsi naguhanurira mu izina rya Yesu. Uzukuru nahise musubiza namubwiye ntireo guturana n'ikiyaga siko guhora urya amafi uyu munsi urayarya umva ni kandi Imana itabishatse wajya kuroba bikanga yego ubuhanuzi ariko iyo yabishatse kuroba bikemera naho atarara akabona yego ntabwo wakwihingamo kurampanurira oyangiye nshobora kutaguhanurira ngo nkubwire ngo mvuko uko bimeze gutya cyangwa mvuga indi ahubwo nkaguhanurira mu ijambo cyangwa se mu ndirimbo oya tureke kubesha twese turi abantu sibyo ubuhanuzi umuntu wese abakeneye tuvugisha ukuri iravuze ngo cyahanga yego urumva none akenshi niyo uhanuriye umuntu utari kuvuga indimi abenshi baravuga ati ibintu ibyo ari kwivugira ubwo ntabwo ari Imana ibimubwiye ibaze nuko sibyo reka tuvugishe uko rero ubuhanuzi umuntu aba akeneye nuvuga ngo irambwiye ngo tari ikibazo wari ufite kandi utanakimubwiye ariko irabikoze urumva hari urubanza wari ufite irakuburaniye urumva sibyo ubwo rero ngewe abenshi ntabwo mujya mumpanurira impamvu mutampanurira ni iyihe yego Njuko mfata umuhanuzi ni intumwa Imana inyuzamo message yo kubwira umuntu runaka niba nta message Imana yaguhaye yo kubwira ko ntabwo ushobora kugira ute kubivuga ahubwo muhanurira mu ijambo yego oya ntago turagera noneho niba Imana itavuze ngo bwira konkorudi ibi Julienne ntabwo ushobora kubivuga wavuga ikize yego ushobora kubivuga ukagira ibibazo yego ahubwo iyivuze ngo ceceka uraceceka cyane
yakubwira ngo uvuge ikavuga. Niyo mpamvu rero ntabwo Imana yacu ari radiyo. Kuko kwiyumvamo ko tugiye kugira amateraniro meza. Rahira. Kuri kw'Imana. Ahubwo aya materaniro. Eka amateraniro tuyatangize n'isengesho. Ndikumva tugiye kugira amateraniro meza, agiye gukura abantu mu bwigunge, agiye kumara abantu mu babaro. Aya materaniro ndikumva agiye guhindura byinshi, agiye kubaka ingo zari ziri ku manegeka. Aya materaniro agiye gutangamo abagabo, aya materaniro agiye gutangamo ubukwe, aya materaniro agiye gutangamo ibyo kurya, aya materaniro agiye kuburana imanza atasi eneva egad. Aya materaniro tumaze igihe kirekire turi ku musozi wa ntibishoboka, tugiye kujya muri birashoboka. Aya materaniro tukiyatangira, nshuti wanjye dukunda, wowe turi kumwe kuri iyi televiziyo, uba ari ibintu bitatu ubihe Pirive turi muri aya materaniro. Imana nibikora uzanyandikire comment cyangwa nanjye uzansure uvuge ngo nkimara kumva aya materaniro ntanze Pirive kuri ibi bintu bitatu. Yego. Ntabwo uri kubyumva neza. Kandi icyambere nakivuze amadeni. Bitewe nuko ndi kwiyumva amateraniro meza kandi ko Imana igiye gusabana nawe ku bibazo ufite cyangwa se ku bikugoye ufite. Nyemero fatemo bitatu ubundi iyo ndi kubwiriza mu materaniro ndavuga ngo Imana igukubitira abadayimoni bakurushije imbaraga. Yego. Babandi wazengurutse igihe kirekire bakanga, babandi warwanishije imbaraga zawe zikanga, Imana igukubitira abadayimoni bakomeye ku buzima bwawe, abasigaye nawe bakubita. Bishatse kuvuga iki rero? Mu bintu byose ufite shakamo ibintu bitatu. Ubwira Imana ati nshingiye kubw'ijambo tugiye kumva cyangwa kubw'amateraniro tugiyemo, ibi bintu mbihaye Pirive mu izina rya Yesu. Nagize ngo urabitubwira ahubwo buri wese nibye. Kubibabwira se ubu isi yose namenya ari buri wese afite. Nge nari mvugishwe mvuga icyanjye mfite ikideni kandi buri muntu wese afite iryo deni. Yego. Kandi uvuge muri ubu buryo aho uri buze kwisanga uvuga ati nanjye ndimo. Yego. Birashoboka ko ufite ideni, ibyo ni icyambere. Birashoboka ko uri mu nzu y'ubukode ukaba uri mu minsi y'inyongezo bita Pirive. Yego. Birashoboka ko wambara ubusa cyangwa ukambara ntunabero. Birashoboka ko poza ahantu henshi hatandukanye ariko ukabura akazi. Birashoboka ko uri mu kazi ariko abagambanyi ni benshi. Yego. Birashoboka ko uri umunywi cyangwa se unywa inzoga ariko uyu munsi ukihana ejo bikanga. Yego. Icyo si ikibazo. Birashoboka ko washatse kandi ibyangombwa bikwemeza kubyara ubifite ariko ukabura urubyaro. Birashoboka ko ufite urugo ariko umwiryane wabaye mwinshi mu rugo rwawe. Birashoboka ko uri umukobwa ariko urambagizwa kuri finali bikanga. Birashoboka ko uri umusore ujya gutereta ariko ba Julienne bakurebera mu isura y'iwanyu ntibakwemere. Ko ntabwo mvuze Julienne uyu ariko nanjye byanashoboka, nta kintu kidashoboka. Mbese wowe ku kibazo ufite birashoboka ko uri mu ideni bagwaye na Pirive yo guterezwa cyamunani, nubona aricyo kikubangamiye kibare muri bya bintu bitatu. Yego. Biranashoboka ni ibintu byinshi cyane wowe kukikugoye. Hari washoboka kuba udukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, birashoboka kuba udukurikira Australia, Uganda, Zambia, Mozambique, Kenya, Congo, uri mu Bubiligi, mu Budage, hose ibihugu byose, igihugu cyose nitaye ngo uri mu kihe gihugu utange Pirive ku bintu bitatu. Urangiye namaze kubona ku kintu nda Pirive namaze kubivuga neza byose. Nawe niba wabivuze cyancitse ndakivuga urumva ibindi bibiri kiri mu mutima manu kirebe n'ikindi cya gatatu nacyo ikirebe ndakibonye ariko ntibagiwe kubibutsa ikintu kimwe. Ikintu cya mbere uri bubanzirizeho ubwira Imana ikwiteho bitandukanye n'indi misi yose wagize gute wabaye. Icyo nicyo kintu ugomba kugira icya mbere, kuko muri iyi minsi udafite boss ntago boss ni papa. Ubwire Yesu akwiteho niwe boss wawe, hanyuma ibindi byose bikurikire kuri iyi. Hanyuma ukimara kubivuga uvuge ngo tugiye gutangira iki kiganiro hari amateka ahindutse ku buzima bwawe. Hanyuma nuza kubyumva uhite wandika ati nanjye nabyiyumvisemo ko hari icyagize gute, hari icyahindutse. Wabakoze subscribe, share, comment turazikeneye. Muri iyo ngeza mutamati Julienne ni umuntu nkawe, ndahugurika ndanasabana no kunganiriza biremewe. Icyo wakenera kumbaza cyangwa se kunganiriza cyangwa se kumugura nabyo ndabyemera, ariko fata bya bintu bitatu ubundi twisengera Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, uko wakoraga kera n'uyu munsi ni kuri. Wazuraga bapfuye mu minsi yashize mu gihe cya kera, mu gihe bya Yobu na ba Daniyeli bari mu rwobo rw'intare, warabarwaniriye batahana intsinzi, izina ryawe nirishimwe. Uko wari uri muri icyo gihe n'uyu munsi ni kuri. Uko warwanaga intambara ukazinesha muri icyo gihe n'uyu munsi ni kuzirwana. Uko wishuraga amadeni muri icyo gihe n'uyu munsi ni kuyishura. Ubwo watagaga agaciro n'abana muri iyo minsi
isi n'uyu munsi ni kuri. Tuzi neza kuri Imana itagihinduka, izina ryawe nirishimwe. Nunyemerera tugiye kutangira iki kiganiro utangirane natwe. Ari abadukurikiye bari mu mpande zitandukanye, twebwe twese duhuri imbere yawe twejejwe nawe. Nasomye ijambo rirambwira ngo nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Uravuga ngo nyuma y'imbabazi tugusaba icyo dushaka cyose urakiduha. Tugusabye kugubwa neza, tugusabye kugira ngo uture muri twe kubera kuri Imana y'amahoro. Buri muntu wese udukurikiye afite ibyifuzo byamunaniye, afite ibyifuzo byamubayeho karande. Nunyemerere twumvire kuri uyu munsi kandi dutahane neza yawe, dutahane ubutsinzi kubera kuri Imana ivuganye natwe. Ngaho ganza kandi utegeke amasaha tugiye kumara turi imbere yawe. Imbaraga z'umwana w'umuntu zibura imbaraga zawe ziboneke. Udukurikiye ari umurwayi n'umuha ubuzima, udukurikiye yakoze impanuka akaba ataragera kwa muganga n'umuha ubuzima. Mbese urugero rw'ingeri zose uzigeremo kubera kuri Imana y'amahoro. Urakoze ko hari tuje guhindura ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Julius, ikintu cyo gukora, hari abantu benshi batajya bareba ikiganiro ngo bakirangize. Uzi impamvu? Nabajya bampamaga ngo nyabona ngo duhe nimero ya Julienne. Kuko kureba ikiganiro ukakirangiza bisaba kuba ufite umwanya, ntago twarenganya abo bantu. Abenshi ntago bajya bakirangiza. Kandi nge intego yanjye mba naje kukureba nkwikije amavuta nakubonyeho. Sibyo? Ndi gusaba ngo nundi muntu urabona ikiganiro azaguhamagare mufatanye gusenga. Angirireho umugisha nanjye mugirireho umugisha. Yego. Niyo mpamvu rero kuri umunota wa 11 tugezeho, wa muntu utagira ikiganiro ngo akirangize ugiye gutanga nimero mu kiganiro hagati. Yego. Nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 7. Kanyisubiremo ni 078 24 55 19 7. Imana ibaho umugisha. Yego, niyo nimero iba kuri WhatsApp. Yego, waruvuze ngo dufate ibintu bitatu. Tubihe priyavu mu buzima bwacu. Tubibwire tuti iki kibazo n'ubwo kindiho nguhaye amasaha 3 cyangwa 5 cyangwa umunsi uko umwuka ari bugutege cyangwa se uko umutima wawe uri bukuyobora. Ariko byatu ugiha amasaha 3, ugiha imyaka 3, ugiha imyaka ingahe, ugiha amezi, ibyo birakureba. Ufata ibintu bitatu uvuge ngo mbihaye priyave bimvire mu buzima. Yego. Niwo muhamagaro ngiye mfite kuri uyu munsi. Nukuri hari icyo wigeze wa priyave bihwaniramo? Byahwaniyemo cyane. Mbwira ko Julienne. Ikintu cya mbere nahaye priyave. Nahaye priyave kwijima mu maso. Yego. Kwijima mu maso barabyumvise. Guhorana agahinda buri muntu wese akagusomamo kufite agahinda. Icyo kintu nagiye priyave ku buzima bwanjye. Yego. Kiva mu kabiri icyo nahaye priyave ni ukugira isoni. Yego. Naca asonugiye. Uburi byaravuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Icyo nacyo nagihaye priyave. Ni byinshi nahaye priyave kuri njye. Yego. Yego. Julienne, abantu tuyatuganira urumva batubwiriza bakatubipa. Baba bafite amagambo make. Yego. Abo bantu ro tuganira ibintu byinshi, niba twajya nko ku munota akangaka ari gomba umwanya kuko manzi ko batarenza nk'iminota 5. Ariko wowe na ntuza muvuge nta kibazo. Ni mushuti wacu wowe na Claudine. Yewe na Claudine murabwiriza ku buryo n'umuntu yakwicecekera. Ubundi ni ukuvuga ngo ngiye na Claudine mu buryo bw'umubiri wenda turabavandimwe, ariko mu mwuka turi impanga. Amen. Ubwo rero ndi kugira ngo nguhe umwanya pe urambuye utugezeho ijambo ry'Imana. Haleluya. Nuko twakwivugira yacu ariko nzi neza ko Imana duteguriye ibintu byinshi cyane. Birashoboka ko Imana igusezerana ibintu byinshi hakabonekamo intambara. Ariko nasomye ijambo rambwira ngo iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira. Nukuri. Hanyuma nawe kubyo ubona bikomeye nibyo bigiye kurangira kuri uyu munsi. Tugiye kwisomera ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu Kuva. Tugiye kurisanga mu Kuva. Gitabo cya Mose cyo Kuva 14 turasoma ku murongo wa 13. 14 murongo wa 13 nanahageze ngewe. Bayanyandikira umuvuduko nirukanse. Ugiye kwirukanka. Bakwandikira umuvuduko kandi bitari ngo. Kuva ibice 14 turasoma ku murongo wa 3. Yego. Murongo wa 3. Turasoma ibice 14 murongo turasoma umurongo wa 13. Yego. Ni karibu no gusoma nta kibazo. Mose asubiza abantu ati
yego mwitinya mwihagariye gusa. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa. Bishatse kuvuga ngo ntutinye ibyago n'amakuba, ntutinye intambara uhagazemo, ntutinye ideni waba ufite, kuko Uwiteka niwe uvuganye nawe. Aravuze ngo witinya ukimara gutanga piriyave. Ntago byumvise. Nimba wamaze gutanga piriyave ku kibazo ufite, ku kikugoye ufite, ukimara gutanga piriyave uvuka iyo rivuganye nawe. Aravuze ngo Mose asubiza abantu ati witinya wihagararire gusa. Kandi uyu Mose yari ageze ku nyanja. Ndaza kubibabwira neza. Witinya wihagararire gusa, kuko wararwanya imbaraga zawe zirananirwa. Witabaje amaboko y'abantu birananirana, witabaje amashuri wize birananirana, witabaje uburanga ufite biranga. Ariko arakubwiye ngo witinya ibyago n'amakuba, witinya nubwo ufite abakugambanira, witinya nubwo umaze igihe kirekire. Iravuze ngo witinya wihagararire gusa. Dukomeze twumve. Mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Witinya wihagararire gusa, ureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Witinya wihagararire gusa, ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanire, kuko Abanyegiputa wabonye cyangwa se twabonye tutazongera kubabona ukundi. Bishatse kuvuga iki? Amadeni wabonye muri uriya mwaka washize, baravuze ngo witinya ihagararire gusa, ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanira. Harenge bango ndetse Abanyegiputa twabonye bo kutuvutsa ubugingo, Abanyegiputa bo kuturoga tutazongera kubabona ukundi. Witinya nshuti yanjye. Nukuri. Waba uri umubyeyi Imana ivuganye nawe ngo ntutinye, waba uri umusore Imana ivuganye nawe ngo ntutinye, ureba agakiza Uwiteka agiye bukuzanire uyu munsi. Harenge bango Abanyegiputa bakutabyara wabonye, Abanyegiputa wa mukobwa wo kudashaka wahuye nabo, wa musore w'Abanyegiputa bakwangwa wabonye, ntabwo uzongera kubabona ukundi. Mvugira ngo amen. Amen. Dukomeze. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka ari buturwanirire 2026 natwe twicecekere gusa. Ntabwo ari umugabo wawe uri bukurwanirire. Umugabo yakurwanirira ntibikunde, umugore akakurwanirira ntibikunde, fiance akakurwanirira ntibikunde, abavandimwe bakakurwanirira ntibikunde. Ariko mvuka iyo rivuganye nawe, yavuze ngo witinya wihagararire gusa, ureba agakiza Uwiteka ari bukuzanira uyu munsi. Hanyira vanga Abanyegiputa twabonye ntabwo tuzongera kubabona ukundi. Mvuzira ngo amen. Amen. Dukomeze. Uwiteka abaza Mose ati yego, ni iki gitumye untakira? Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Birashoboka ko uyu munsi ufite ikintu gutaka, ariko nyemera ubwira Imana igituma uhamagara, bwira Imana igitumye utabaza, bwira Imana igitumye ucogora, bwira Imana igitumye ucika intege. Nimba ari ideni bibwira Imana, nimba ari urugwaro bibwira Imana, nimba ari icyangiro bibwira Imana, nimba haleluya haleluya. Ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Bwira Abisirayeli uyu munsi, Abayisirayeli mwebwe turi kumwe nshuti zanjye, bwira Abisirayeli bakomeze bagere gute? Nubwo urugamba rukomeye, nubwo intambara zikomeye, nubwo abarozi bahagurutse, bwira Abisirayeli bakomeze bagere gute? Bagende. Yego. Nawe umanike inkoni yawe, yego, urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Rekera aho ngaho. Bwira Abisirayeli, cyangwa se rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja, ubwira Abisirayeli bagende. Tubwiye ngo ndetse inyanja yahindutse nko ku butaka, Abayisirayeli bambuka ahantu humutse hameze neza. Mvugira ngo amen. Amen. Abayisirayeli baciye mu rugamba rukomeye, baca mu bibazo bikomeye, kuko babaga mu buretwa bwo muri Egiputa. Abanyegiputa bari barabagizeho ububasha, Abanyegiputa bari barabagize abasa n'abagaragu. Biritubwira neza ngo Abanyegiputa bari barabagize abakozi bo kubeta ingano mu gitondo seta no ku mugoro, nta karuhuko bagiraga. Ariko Imana ikababwira ngo nzabagirira neza, ikababwira ngo nzabageza mu gihugu cy'i Kanani, aho muzaruhukira imibabaro yose. Haleluya. Abanyegiputa nabo bati ntibishoboka, ariko Imana ikora ikinyuranye isinziriza Abanyegiputa. Mvuzira ngo amen. Abayisirayeli Imana isinzirije Abanyegiputa, ibwira Abayisirayeli ngo nimuhaguruke mugende, nzagendana namwe. Ni Imana izabana nawe, ni Imana ivuganye nawe. Ntabwo ari urugendo, birashoboka ko nawe wadepoje bikanga, ariko fata urugendo wongere ubikore, fata urugendo wongere uhamagara Imana. Mvuzira ngo amen. Abayisirayeli barabyuka baragenda.
baragenda. Abanyegiputa kubera ko bari bazi ko nta nzira Abayisirayeli babona, Imana irabasinziriza rata. Imana igira ibyo isinziriza ku buzima bwawe. Imana ijya kubasinziriza iremera Abayisirayeli baragenda. Biritubwira neza ngo rwari urugendo rurerure. Abanyegiputa basinzira mu gihe kigeze, igihe kibira baricura, batekereza ko babagaragu babo bakibeta ingano. Biritubwira neza ngo bagiye kwicura basanga Abayisirayeli bagiye kera. Haleluya. Batangira gutekereza ati bagiye ko nta mafaranga bafite, ko nta butunzi. Haleluya. Hari ukuntu ujya uturana n'umuturanye akavuga ariko se bishoboka bite ko Julienne yarya inyama kandi ntacyo afite? Bishoboka bite ko Julienne yamenya i Kigali kandi atarize? Bishoboka bite ko Julienne yashaka umugabo mwiza kandi itamubereye? Ariko haleluya. Ariko neka nkubwire ngo nahatari inzira ni mukwaye, Imana ihashaka inzira. Abanyegiputa batinda kubyiyumvisa. Bamwe bati twebwe turi abanyembaraga, dufite amafaranga, dufite amagare n'amafarasi, aho bagiye hose turabasangayo. Haleluya, haleluya. Ariko Imana ikababwira ngo nzabagirira neza, nzabambutsa urugamba, nzabana namwe kugeza mugeze mu gihugu cy'i Kanani. Mvugira ngo amen. Abanyegiputa bagafata amagare n'amafarashi baranyonga biruka ku Bayisirayeli. Imana ikavuga ngo nzabana namwe. Twihuse biritubwira neza ngo bageze ku nyanja. Bareba hirya no hino basanga ni imisozi, barebye imbere basanga ni inyanja, barebye inyuma basanga ni amagare ya Farawo. Barabanga ariko Mose, bitubwira neza ngo bitotombeye Mose, babwira ngo ariko ubundi watujyanagahe? Iyo turekera muri Egiputa tugakomeza tukibera abasha n'abagaragu, byibuze twanapfa bakadushingura. Mose arababwira ngo hariyo twavuganye nayo itarya ruswa, hariyo twavuganye nayo itivuguruza, ibibazo bikomeye, intambara zikomeye, iyo twavuganye nayo irwanirira icyo yavuze kugeza gisohoye. Mvugira ngo amen. Amen. Mose arababwira ngo mwitinya, niko yarivuganye nanjye. Mugabo nawe witinya aho turi kumwe. Ku kibazo ufite ntutinye, mubyeyi ntutinye ku kibazo ufite, mukobwa ntutinye ku kibazo ufite. Iyari y'amahoro yavuganye nawe no kubikora izabikora. Mvugira ngo amen. Amen. Mose arababwira ngo mwitinya, hari icyo Imana yavuganye natwe. Mose arangije aragenda ariherera abwira Imana ati none ko wavuganye natwe, abo kwa Farawo bakabatumereye nabi, bimeze bite? Imana arababwira ngo ninjye wavuganye namwe kandi n'uyu munsi ndi kumwe namwe. Arangije aramubaza ngo none bimeze bite? Yesu nawe arangije aramwitegereza, kuko Abanyegiputa batangiye kubabona, baravuga ati byibuze tugiye kubasanga kuri iriya nyanja turabatsemba bose barangere. Ariko bari bibitseho nzayimana, hari icyo bagendanaga ibanga rikomeye muri bo. Abanyegiputa babiri tugira neza ngo banyongaga amagare n'amafarashi speed kugira ngo basange Abayisirayeli. Noneho Yesu nabwira Mose, arambwira ngo Mose mwana wanjye niki ufite mu biganza byawe? Mose arangira ambwira ati karame Yesu, nta kindi kintu mfite usibye inkoni yonyine. Iyo nkoni nayo winjiye mu mateka yabira wasanga yari inkoni yari isuzuguritse, ntabwo yari inkoni iremereye, ikara agakoni gatoya gasuzuguritse. Yesu arangira amubwira ngo genda uyirambure hejuru y'inyanja. Mose abigenza ati mvugira ngo amen. Hangije kubigenza cyo inyanja itandukanamo kabiri, haboneka umuhanda w'ibitaka, bambuka homotse. Mvugira ngo amen. Aho wabonaga kupfiriye niho Imana igutabara, aho wabonaga ko ubuzima bwawe burangiriye niho Imana ibutangirije. Mvugira ngo amen. Aho wabonaga tasi eneva egadi tayabini kontaje vedosas, aho wabonaga ko ubuzima bwawe ari finali, Imana iravuze ngo nibwongere bubeho nshuti yanjye. Mvugira ngo amen. Amen. Biritubwira neza ngo Abayisirayeli barambutse nko ku butaka. Abanyegiputa bati ko bishoboka kose tugiye kubasanga muri iriya nyanja nibwo turi bubamariremo. Ariko hari ibanga bagendanaga, nawe ugendana ibanga. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe no kugikora, izagira gute? Izagikora. Hanyuma barambuka, biritubwira neza ngo Umuyisirayeli wa nyuma yakuye ikirenge mu nyanja, Umunyegiputa wa nyuma nawe yagize gute? Yagikandagije. Imana irongera ibaza Mose, iramubwira ngo niki ufite mu ntoki? Arangira ibisa ngo ni inkoni mfite. Hanyuma aramubwira ngo ngera urambure hejuru y'inyanja. Biritubwira neza ngo inyanja yongeye gusubirana, Abanyegiputa bose bashyirira hehe? Mu nyanja. Imana itugirire neza. Imana ntago iburuka ibigenza. Imana hahandi wari ugiye gupfira nihiza kugutabarira. Bishatse kuvuga ikintu nkunda kuvuga ngo aho wari usebeye hariho Imana izagusebezurira. Aho wari utereye agaciro ariho Imana iguhera agaciro. Abayisirayeli barambuka, baragera bararirimba ngo Imana ya Yeriye niyo Mana.
kubera ko babonaga bidashoboka, bwari ubuzima bukomeye. None nawe ijambo rakubwiye ngo witinya, wihagararire gusa urebe agakiza Uwiteka ari bukuzanire, kuko abanyegiputa twabonye tutazongera kubabona ukundi. Ese wowe waba ufite abanyegiputa ku buzima bwawe? Nanjye ubwanjye hari abanyegiputa mfite, ariko ijambo rivuganye natwe, iyere y'amahoro rivuganye natwe, natubwiye ngo abo banyegiputa twabonye ntabwo tuzongera kubabona ukundi. Hari abanyegiputa badushize icyangiro, hari abanyegiputa badusize inyatsi, hari abanyegiputa bateye umwijyana ingo zirasenyuka, hari abanyegiputa bateye imiryango kutumvikana, ariko iravuze ngo abanyegiputa twabonye ntabwo tuzongera kubabona ukundi. Imana itugirire neza kandi Imana iturengera. Uko yarwaniriye abayisirayeli nawe ije kukurwanirira. Ese ko twatangiye dutanga priyave, watanze priyave ngo wumve ko abanyegiputa nawe utazongera kubabona ukundi? Imana itugirire neza kandi Imana idukorera icy'ubutwari. Iyo ngeze amita mvuga ngo Imana igukorera ikintu kizayitirirwa, kitazitirirwa umuryango uvuka, kitazitirirwa umugore washatse cyangwa umugabo washatse, kitazitirirwa fiyanse ufite kuri uyu munsi cyangwa inshuti ufite kuri uyu munsi, ahubwo kizitirirwa Imana twasenze ivugana natwe. Imana itugirire neza. Ibyo nibyo mwifurije, nanjye niyifuriza. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma rero tutarasoza ijambo ry'Imana, tugiye gusengera umuntu ufite ikibazo cy'ibere. Uyu muntu afite ikibazo cy'ibere ndetse yandikiwe no kujya kuribaga, ndetse n'impapuro arazifite, ariko muze kunyibutsa nitujya gusoza dusengera uyu muntu, Imana imugerereyo, imuha ubuzima, nta byo gutinda fatira, izamurinde n'abandi bose Imana ikweretse basengera. Imana imuha ubuzima kandi izamukuriraho kanseri muri iri bere rye. Imana, ariko Mana yanjye, Imana kadusenge. Mana mu izina rya Yesu, tutarasoza iki kiganiro dusengeye uyu mubyeyi. Ni umubyeyi ufite abana 4, urabizi kundusha. 2 ni abahungu, abandi 2 ni abakobwa. Wowe uramuzi kuruta uko namumenya, ariko umufiteho ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Nunyemerera ugere mu mubiri we. Twanze umudayimoni wa kanseri ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Twanze imbaraga z'abarozi ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi musabiye ubuzima buzima, izirandevu nzitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Nunyemerera, waravuze ngo icyo tuzatuza akanwa kacu twizeye uzagikora. Nunyemerera duhagaritse icuma ku buzima bwe, duhagaritse kubagwa. Nyemerera ugende ugere kuri iri bere, uriho ubuzima, tanga ubuzima mu mubiri we, kubera ko Imana ishobora byose. Izina ryawe nirishimwe. Kandi nyemerera umutindeho, ijisho ry'imbabazi ryawe rimubeho, mweserese umubiri ndetse n'ubugingo, kugira ngo utahe muri we yejejwe. Izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Ganza kandi utegeke, nizeye ntashidikanya ko umuhaye ubuzima, ni mu izina rya Yesu. Amen.